dore ibintu bituma umugabo wari inyangamugayo utajyaga guca inyuma atangira kuguca inyuma. Inshuti zasonjera rero mumeze mute? Ibi bintu nubikorera umugabo wawe yari inyangamugayo azatangira kujya guca inyuma, kandi iyo ari umwana mwiza. Kumwereka yuko utamwitayeho. Abagabo benshi yuko umwereka ko utamwita, especially kwa kundi uba umaze kubyara ugatangira kujya wakitinga nkaho utamwitayeho. Nubwo aba ari boyfriend wawe rwose atangira kujyaho ari appreciated, aho bamwitaho. Icya kabiri, kutamuha umwanya wo gukora imibonano niba ari umugabo wawe. Mu bakundana mwibuke ko imibonano mugomba kujya muyikora mwashyingiwe, ariko iyo umugabo utamuha umwanya ngo mukore imibonano, niba hari n'ikintu agusabye utakizi wige kugikora. Uyu mugabo hari igihe abandi baba bamugiye mu mutwe bakamubwira ati girlfriend wanjye ankorera, noneho nawe agashaka ko nawe wamukorera. Iyo utabyemeye rero ngo wemere kwiga, hari igihe umugabo atangira kuguca inyuma. Ikindi, reba inshuti zisurroundings umugabo, atangira kuguca inyuma bitewe n'inshuti yagize. Ukaba yari umwana mwiza ariko wamuhuza n'izindi nshuti, cyangwa se yagira inshuti runaka zigatangira kujya zimubwira ati yewe ego ko mana yanjye hariya bigenda gutya na gutya na gutya na gutya. Ikindi ni ukutanyurwa. Iyo utanyurwa umugabo wawe akaguma abona hari akantu gatuma utanyurwa sha, hari igihe avuga ati reka njye kubyiga ahandi nanjye njye mbikorera umugore wanjye, bigatuma guca inyuma. Ikindi ni ishyari. Iyo uri umuntu ukunda kugira ishyari, ishyari iyo uri kwereka umugabo wawe ko hari abandi bagabo bagukeneye, ugatangira kubura umwanya, ugatangira kutamwitaho, akabona uri kuvugana n'abandi bagabo, hari igihe atangira gutekereza ko umuca inyuma, akavuga ati nese ko nca inyuma remigo nanjye nturayinga ahandi, wabona ariyo mpamvu atanyitaho. Mwige rero gufata neza abagabo banyu n'abakunzi banyu. Jya kuri YouTube channel umpe subscribe, tukasonjera umva mpagafuro ntacyo kagutwara, ujye wumva utuntu tw'ubwenge. Thank you.